Okay guy, nongeye guhereza ikaze cyo boss sample ni buri mushya kuri channel ya sample promoter ngo ikaze umugiye kubana ni sample promoter cyangwa sample nk'ibisanzwe. Nongeye kugaruka nabahaye application benshi bakunze, application yitwa bitdegree ni mu bantu basanzwe dukurikira benshi bahise bayumva. Ni muri application nakoze nyibahaye barayikunda cyane, benshi banyandikira kuri WhatsApp yuko nazabakurura uburyo noneho bazahuza, noneho bakazabasha cyangwa bakazemera kuyikora amafaranga yayo bakoremo akabagiraho. Iyi application nkuko twabisobanuye ifite task zoroshye cyane, nabakora uko noneho wakora task. Ni application nigeze mbona ibasha gukora task mu minota mike cyane ukabukorera mu amafaranga menshi cyane muri application guy. So rero iyi application yari ifite amasezo, rero uko twebe dutangira ari sezo ya 7 ariko ya 8 yo twadutegereje dore ko already yatangiye guy. So rero ni arutegereje bitdegree sezo yayo uko wamenya uko twazahuza coin tuzabikuriraho guy. Niyo video imwe nateguye iraza kwereka uko twazabasha kubikura twakuriye muri bitdegree. Ariko ikaze manzu kandi subscribe nurangiza ukande like iyi video guy, ukandike comment ushaka tugufasha guy. Rero reka mbibutse link mnaza kwikura muri description, ugende downloading application mbere ubundi ubasha kora sign up gake gake guy muri application yibisanzwe. Ngewe ndaza kwinjira nkora login muri application, ariko urushaka gukora sign up naza gushyira video muri link uze kugenda urebe uko bikorwa guy. Ni ibintu byoroshye cyane guy. So ikaze reka mbereke uko bikorwa kuko ngiye kwereka uko wayihuza niyo naho tuzabikura guy, dore ko benshi babisabye atari bake guy. Ikaze reka mbereke izo. Okay guy, nyibisanzwe rero ya application na indi ni bitdegree. Birashoboka yuko ushobora kuba utayifite muri phone, ugomba kuba uyifite kuko ya application mwayisabye mutari bake. So rero reka twinjiremo tuyikandeho tugende no turebe ibirimo ni gute bimeze. So ariko mbere na mbere mwanje guhereza ikaze kuko tugiye kubana mu minota nyine itari mike itari na myinshi guy kugira ngo mbereke ibikubiye muri application. So rero ningi no kumeze turaza tuyikandeho, ariko ku munota ifite aramanza agiye kwidownloadinga kuri Play Store. Reka manze agiye kuri Play Store nyibasacingire kugira ngo muze kujya gukora ibintu mufite amakuru, aza kanda kuri Play Store. Ariko n'ufite yo bita iPhone aza kujya kuri App Store guy, bayita bitdegree. Already hanga rate iza ko anigeze yengaje bitgate yo turi gushaka ni bitdegree. Turaza tu searching ukunguko guy bitdegree ya bitdegree already nukunguko imeze. Bitdegree yacu nukunguko imeze, urazanga ukahita uyikandaho guy. So aho uzazu yesterday hanga ngendaza gukanda play ahanga guy, ndaza gukanda play ubundi ninjiremo mbereke easy way muri application guy. So rero naho ndirirwa nyura ngo gugenda gukora sign up, naberetse ko wakora sign up niba utayizi guy. Naho uzaraza kora video muri description kuko biroroshye cyane kugira ngo uyikoreshe no gushyiramo email na password guy. So rero twahise tugira muri application yacu abo dusanzwe tubana kuri iyo bitdegree guy. So twahise tugeraho ayo kubona ko ayo twagiye dukoramo na hanga yo tugezemo hari yo bita mission guides friend warrant airdrops bonus. Yubwinjiramo ukanda kuri bonus, naberetse ku ntangaha kuri bonus ugenda ubasha kuramwo ibiceri yango ruko nakanga. Ibyo byose izi task zose twagiye tuzivivura twagiye tuzikora guy. Ayo yose uko naho hejuru handitse bitdegree, ayo niyo twakora 32 handitse ngo degree ni mirongo degrees delicious ni 76 cyangwa striker kuri striker ni 1 guy. So rero uraza nibutarakoze account uraza kunyura kuri link twashize muri description ugende ukore account. Twahageze rero muri application guy. Uyu munsi rero ibinzanye na bintu byo gutindaho cyane. Umunsi ni kugira ngo mbereke uko wahuza muri application zisanzwe zitwemerera kubikura ubundi akazatugeraho guy. So rero twagiye nk'ibisanzwe and its airdrop season 8 is now open. Nguko twayibabwiye tyagiye turi muri 7 dutegereje 8. Abazatubya ngo season 8 started already yaratangiye, bivuze ko ifunguye. And its airdrop
ahangaha nkuko bagiye babivuga muri application nuko nguko imeze guys. Ahangaha urukona ko bari bita ngo 9 niyo ri upcoming, twebwe turi muri 8 ariyo yabaye already started. So naberetse uburyo bwinshi tugenda duhuza ibiboro guys. So ahangaha tugiye gukanda kuri wallet, noneho tugende mbereke ibindi, noneho tugiye kubereka noneho uko twabihuza. Twagiye basa kubwira ngo uko twagiye tubasha gukoramwo biciri muri bitdegree, ariko nako hanga ariho 32k nuko twagiye bibonanga degree dufite 26. Anga hatubye how to withdraw, ni gute noneho twabikura, ukandanga how to withdraw ukareba isabwa. Twagiye as part of the season 8 airdrop. So anga basa tubya noneho ko tuzagira prizes cyangwa pizza zacu. So to receive micro prizes you must create any GVI, anababeretse ko wakora GVI account. The lucky draw will take place after the season ends. Uzanga season ends zarangira kuri 30 z'ukwa 10/2025. Ahangaha handitse ngo check ya drop, ureba ibyari byo ukareba ibyari byo sa. Ahangaha turaza dukande kuri wallet, noneho tugiye guhuza wallet yacu na tugiye guhuza mini wallet. Uzaza ukanda nditse ngo connect wallet urebe, basa kugira ngo with Coinbase wallet cyangwa with metamask wallet. Muri izi ngizo ugomba kufitemo ime. So tuzaza wenda metamask niyo nabahitiramo, uzaza ukande kuri metamask. Metamask we connect with metamask wallet. Make sure you have the metamask wallet app on your device. So kugira ngo uyigire uzamanza ukanditse ngo continue connect, uzaza uhakandaho imanzu ujye kwidownloadinga n'umutayifite muri phone yawe. So kugira ngo kiragihe kizagere mwararangije kubidownloadinga mwese, uzaza ukande install n'umutayifite muri phone yawe, imanze igere muri phone iyi bita metamask, kugira ngo izagufashe kubikura ziriya cryptocurrency zanyu muzamwakore muri bitdegree guy. So rero ku bantu bajyaga bavuga ngo dushaka video ushaka video zatwigisha noneho uko wakora withdraw kuri yo bitdegree, iyi ngiyi niyo video guy mwasabye kugira ngo tubashe gukora muri iyi metamask. Ku bantu basanzwe bakora ibintu bijyanye na online cyangwa ibintu bijyanye na crypto barayizi. Metamask, Mexique yo bita EcoX na za Binance ni application ziconnect cyane kandi zigasharinga amafaranga akakugeraho guy. So rero tugiye kwita duconnect yo bita metamask cyangwa metamask niyo bita bitdegree guy. So rero nuko nguko bimeze, ugomba gukurikira step by step to kugenda dukora. Ariko nyine nongere nibutse ku muntu mushya guy, amanze kandi subscribe kuri channel guy. So twagiye metamask already anga iri kwisikana kugira ngo ibashe kwinjira muri phone. Tuzaza dukande open aho zaba uri hose, bitewe naho uri uzakanda open, haba kuri Play Store cyangwa handi hantu. Ni logo yayo nuko nguko imeze, ni metamask. Tugiye kugenda dukore account n'utarusanzwe ifite nuko nguko. So niba nibuka neza metamask manze narigeze gukora account, ariko imibare yanjye nago nyibuka, ngiye kongera nkore indi shyashya guy. Nkande handitse continue with Google, continue with Google. Iyo ufite hariya ukanda hariya bagushyiramo imibare yawe, utayifite ugira hariya kankande hanga kuri email, ariko ndacyaka ko shora kwa nyifite. Reka ndebe niba birakunda. Okay, hanga reka nkore password guy, reka nkore password. Password yawe izaba irimo amazina yawe muri small letter cyangwa mu nyuguti, ushyiremo n'ibimenyetso nandi manuka handitse ngo get product updates. Anga uzahita ukavivura ukanditse ngo create password, uzahita ukanda urebe ibyari byo guy, ubundi tubashe kumenya ibikubiye muri za application guy gake gake. So anga turukore yo bita metamask. Metamask turi kuyiconnectana niyo bita okay. Anga tuzashyiramo fingerprint yacu. Okay, anga tuzashyiramo fingerprint. Asa kugira ngo your wallet is ready. None already yarangije kuba ya creating a guy muri iyi application. Tuzadukande not now. Already twarangije kugira muri application yacu.
twarangije kujya muri application yacu yitwa metamask yacu cyangwa metamask already twayigezemo. So metamask yacu rero nuko nguko imeze, ukona ko harimo Ethereum, harimo ubwoko bwose bwa crypto byose na za BNB zose. Ahangaha harimo buy na swap na send na receive. Ahangaha umuntu ashaka kohereza ibicara bikohereza, ukanabyohereza ukanabayinga, byose biri muri application guy. Muri application rero harimo byinshi guy, ntago rero nje kuvuga ku bijyanye na metamask ko abantu barayizi, ahubwo twebwe turi kwiconnect yo bita bitdegree yo bita metamask. So reka twongere dusubire muri application ko tuyidownloadinze, twongere dukanda ndetse ngo connect turebe niba already byakunze guy. Twongere dukande kuri yo bita wallet. Ahangaha nuturangira tuze dukande connect, twongere tuze dukande connect. Ahangaha dukande ko bita with metamask wallet, tuze dukanda ahangaha kuri continue. Niyo rangiza tugira muri application guy. Reka turebe ibindi batatuzanira. Dukanda ndetse ngo nta kindi tuzakora ndetse ngo continue, no tuze dukanda turebe ibindi bikurikira. Turategereza gato ya guy turebe ibindi bikurikira muri application guy. Niyo bita metamask turi guconnecta, niyo bita bitdegree. Nahandi tuzakana ndetse ngo complete the connection, no tuzahita dukanda ahangaha guy already, no tuzahita dukanda connectera ndetse ngo connect nta kindi guy. Uzaza ikande ahazatubwira ngo permission updated already. Ahangaha tuvuze yuko already metamask yacu niyo bita bitdegree yacu yabaye connected, ariko asa kubwira ahangaha uzanditse ngo confirm. Uzaza uhakanda ahangaha confirm, uzakatubwira your new wallet connected successful. Ahangaha satubya ko byakunze guy. Nuko kumba bimeze muri application. Nituza gusubira turasa gusanga iyo bita metamask cyangwa metamask already ihuje no bita bitdegree. Bitdegree guy. So tuzakanda nditse wallet, tuzakanda wallet ahangaha. Basa ukona ko already andi yanditse connect, hahise haza address wallet ya metamask ariyo yahise iza ahangaho guy. Ni byinshi rero nkuko bagiye bayivuga muri application. Reka dutegereze itariki ya 30 z'ukwa 11 turebe koko niba bazayaduha cyangwa ari bya bindi byaho. So ndizera yuko application naberetse uko wakora task, ko nababwiye ko ugendanga tuvuge yukanze kuri hot, hari manga waguhaye ugenda uflowinga ukaza ugakwanda check bakayitagoreza yawe guy. Ni ibintu byoroshye muri application guy, sishaka gutinda muri application. Reka dukomeze twikorere stack zibonekemo na task zibonetsemo, ubundi tutegereze yuko tariki bazaduhereza ayacu guy. So ndizera ko kubari bashaka ko makora video iyi ngiyi ariyo video iraza kubafasha uko babasha gukoreramo ibiceri, nuko wazabasha kubona kujya mu kiceri gukora withdraw mu gihe twazaba ugeze mu gihe cyo kuyabona guy. Naberetse ko arimo n'uburyo usubiza ibibazo muri application byose nayiberetse. Ngiye kwa iyi video kanda kuri video ugiye kubona aho ngaho, ubashe kwita ugenda urebe niba utarakoze account muri application, ugende ukore account unyurire kuri link turaza gushyira muri description aka kanya guy. Kanda kuri iyo video ubonye ngo kuri skin, ubundi ubashe gukora account. It's about sample. Ndakora cyane, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Kanda subscribe ariko kanda like.